nk'abantu b'abagabo tuganira. Abagabo urumva wowe uri umugabo koko? Saa 9 uze nguha amafaranga yawe. Saa 9. Saa 9. Oya. Muti sasa ukumwishyura. Ukora umuti ndakubwira ariko aho uri kumfasha. None umushinga waje kwigira ku mazu y'abandi. Madame, ibyo birekeho kubimbaza. Kwa meruka wagiye mu kibazo cy'inzu. Warenze ujya muri ibi byose kugira ngo urinde umera gutyo byagenze gute? Asanzwe zo kundi umuryi wa wundi wa mu rwego rwo hejuru. Ngiye kuturya nashaka yikoce. Vraiment. Yayigize ibirere. Wagira ngo yihomeshe kawunga reba ukuntu imeze. Ce n'est pas possible. Urayamba. Ndakomanga ngitabwa n'ihene. Mon cher, allô? Gasati. Ite bya. Ni byiza. Uraba. Urakanyo. Amakuru ni meza. Ntawe kugeza ubu ngubu uratekereza iki kweli? Nagira ngo tuvugane gatoya. Iki si? Oya buritse tuvugane gatoya ntugire ikibazo. Mbwiye karibu se. Oya nta karibu. Ni karibu. Oya buritse umugore. Umugore marambara. Ubusa bwese ndabushaka. Oya ntacyo tuvugana ariko. Ubwo n'ubwawe vayo. Kweli kabisa rwose amezi 9 aba 3 urakomeje urihangana ndihangana 15 ijuru minsi 15 yagwa yose urayama yose do karibu ikisi kari mu ishyamba uya nyine ukatuvuga no urama amafaranga yanjye ntabwo ibindi furaha katwakire karibu bazi ibi hano ni mu rutaro nihangana furaha madame furaha urayama ngwino disi kongoki zane niwe twakira umushitsi zaro dutebe tuganira nino uzanye amafaranga yanjye yo yihangane ntacyo ndaba nambara nta kibazo ndutebe gusa zana ni mushaka mwambara ubusa ariko muyambe uyu mushitsi ukomeye gira vuba ikintu cyonge nkubwiye urayamba ariga kwambura ni kibazo usewe ko amaze kwambara mugende mwambare mwiyambure mu amafaranga yanjye ibanza n'utube tuganira nimushaka mwiyambure ubusa ariko mu amafaranga yanjye humura nakwemera gasati ese tuvugane uromere magana ngahe 300 mama yake na mama Yesu Kristo nzayaguha rwose Yesu Kristo wandemye oya uri umuntu mwiza ngo nguke karibu tuvugana nishaka mbe mu ariko rya yamba ni nk'abantu bicaye mubwire rero mubwire turasabana amagara tuwagira ngo wayihomesheje kawunga nangwe amase usiri niterambere iri niryo terambere se batubwira ndagereka aho nandi kuyikoresha aho ugereka kuri imvura yanyagiye ugereka iki uragereka kuri uwo mutwe no twahuye n'ibiza by'imvura muri ibiza byahe ibyo byayivuga ntabwo ibiza bindeba ugomba kuba narubatse inzu yanjye ikomeye harakara kanabonye mbabarira ariko minsi 15 tayari ibyo bya tayari ntabwo biri yaguha yose ariko se aho kanya kamaze kugira ikintu cyose nk'abantu b'abagabo tuganira abagabo urumva wowe uri umugabo koko saa 9 uze nguha amafaranga yawe saa 9 oya ngiye nguha isaa ya saa 9 apana ndabyanze ngiye dushaka amafaranga wavuga menshi wavuga make shaka amafaranga yanjye bwira umugore mujye gusenda ndaguha amafaranga yawe bwira umugore hamagara umugore mu amafaranga yanjye ela kuri saa 9 urayanze saa 9 nibwo ndibona amafaranga saa 9 barayirya se uze kugaruka je n'umugore wanjye n'abana banjye ugaruka saa 9 zuzuye bararya saa 9 hamagara umugore wanjye mu amafaranga wino hano ela ntago bishoboka impossible niko wabwa amafaranga yanjye mu inzu wibamo bimaze kugira amezi angahe sheke ntabwo urishuri mumbarize numvishe ngo amezi 9 nyine amezi 9 yikise amezi 9 y'imwenda muri abwirwa amezi 3 kandi ari 9
sheri tumurimo amezi ibyo wo icyenda kumvangira turabivuga wayashyize he yazane turabiganiraho twitonze. oya ndumva wowe nta kuri kwawe nyibwirira neza Madame, musobanurire menye ibyo ari mbabare mfite imbaraga iyi ni imitsi ni imitsi ndabibona rwose none mu mafaranga yanjye amafaranga yawe none nabyumvishe ngo amezi icyenda amezi icyenda ariko ntabwo musobanukiwe ibyo neza turabivugana. Ubuse uyu mwenda ugura angahe? Turabivugana. uyu mwenda ugura ngahe ni ukuvuga wo kumvangira turabivugana. utanipa amafaranga yangu urama amafaranga yanjye nkubwire Yihangana. urama amafaranga nangwa dusabana amagara Sheri ndakubwira turaza kubivugana turebe. Ndakubwira. genda mushaka amafaranga yanjye sheri amafaranga wajyanye ejo bundi mugiye kwishyura indi garanti y'amezi 3 byagenze uti Wowe genda kukumvangira tu. umuntu arambwira amezi 3 ariko Umushinga wanjye amezi ntabwo 9 uzi. umushinga umushinga nyabaki Ibyo turabivuga. uyagira imishinga yo kwiba Ihangane tu. mana we Ihangane turabivugana. mana we wari waririmba ngo mana we Ibyo nakubwiraga. imana yazane Ibyo nakubwiraga. imana yararenganye cisha make Kanyoni. Babarira 15 ndaguha amafaranga yose. kawuje Kenda kwijisha. genda Urakoze cyane rwose. ngo ngwiki Mu minsi 15. ntacyo ngoze winkora mu ntoki w'intera umwaka Okay ntacyo. Urakoze. areshya n'inguge ufite amafaranga none urayanyimye Mu minsi 15 ariko ndaguha ibyawe. ntabwo amaye ukwezi kumwe Ese ndabihakana. genda uyarebe mu nzu genda uyarebe mu nzu uzanye amafaranga Turavugana ba. ntabwo mva hano Ndaguhamagara kuri telefone. okay ntabwo mva hano ndakubwiye Ndaguhamagara ndicaye kuri n'intebe zawe ntabwo zishaka ndakubwiye iby'intebe ntabwo birimo nta mafaranga yanjye nicaye hasi kukwereka ko mbabaye iwanjye barya iki Kanze nkurebere make basi. genda ihute Okay. Ndaje. turi ko ari iki Saa 9. inyana y'imbwa irandiye inzu yarayibomoye riba ari kawunga yahomesheje rero yahomesheje amase ubuse iri ni iterambere koko haravuga ngo nitutere imbere agahomesha amase ibi ni ibiki inzu yanjye ntabwo ari kuyasaga mushere urayamba noneho ukikingiranye mu nzu ariko turabona reka njye guhamagara madame reka mpamagare umugore n'umukira noneho ndareba izo mbabara bereka ndabona ngiye guhamagara madamu Karame. ntabwo urarangiza guhanagura hanagura vuba dore tugiye nakoze ngufashe vuba vuba dore aha hose ntabwo ugeze uhahanagura umva managura n'urwo ruhande Mata ntabwo murariza guhanagura mu. Uragenda ryari? wari muze ngo tugende Mugiye gahunda si ko tugomba kujya gusohoka. oya ariko mbere yo kugenda hari akantu numvishe umushinga ufite ni uwuhe ubundi Umushinga. Si umushinga ni umushinga nyine turavuga. oya cyane hano banze ugira uwo mushinga icara hano ngira umushinga ufite ntazi Yego mugore mwiza. Umugore mwiza nakabaye umugore mwiza wakambwiye umushinga ufite mbere Umushinga wanjye nuwo kwishura amezi 3. hanyuma Nkarya 9. ukarya iki Nkarya amezi 9. Nkishura 3 nyirinza gahirukira amezi 3. Andi imezi 9 nkayarya. ye Akaba yanjye. wo mushinga Cyane. burya bwose Cyane pe. Bindekere. noneho umushinga waje kwigira ku mazu y'abandi Ariko madame ibyo birekeho kubimbaza. hanyuma ukunguka iki Nanyi nzubaka yanjye nyuma. ariko ubundi ko ufite amafaranga amafaranga ko ahari wagiye wishyura Ariko no mushinga. n'umushinga Je natangiye umushinga kandi ntabwo ari rwa mbere mbikoze. burya bwose ni ukunguka Hari bimeze ikibazo ugeze ugira se? ayiwe ntago nabimenye Nta kibazo ufite? ariko umva nkubwire ahantu umuntu ashyira umusaya niho hantu hambere ho kubahwa Humura naho uzahabura. uzahashakira Ubundi se ntubyama. mu myenda y'abandi Uraryama ntacyo bigutwaye. Ingaruka ni zizagarukira. ngo ingaruka niwe zizagarukira Humura ntugire ikibazo. ye Yes, nzubaka na etage ahubwo. wavuye havuye mu myenda y'abandi Tuzajya muri etage ndabikubwiye. muri etaje Yes. uzabona Tuzahora iyawe dukodesha uzabona iyawe mu manyanga Twiruka nk'abasazi. mu manyanga Ibyo se ntabwo Mana bikureba. yanjye we Ibyo ntabwo bikureba wowe ibi bindekere. sinabimenye Bindekere. oya Eh? ibi sinabimenye nta nubwo nzanabivana Wowe bindekere twisohoke. ntabwo nta naho nyigiye Ye? ntaho nyigiye kabisa Okay, mva nkubwira kandi kantu gato bazi. Umva sheri. Umva nkubwira kantu gatoya. Ariko ntukarakari gucyo umugore mwiza. Waje basi sheri.
Kirofasi. Bamaze kwigira ingungi kwe. Nabo bamaze kwigira karakajya. Yewe ibyanjye ntabwo ari byiza. Ntabwo ari shyashya. Mama Jose. Mama Jose. Karame. Bigenze gute se kandi? Uzirwa mbonye kuri yanzu yacu. Hayo. Uzi ibintu mbonye by'akakagabo. Bigenze gute? Kareshya n'ifuni heza. Kanze kunyishyura kamwe ngo karimo amezi 3. Kandi karimo amezi 3. Kandi karimo 9. Narabikubwiye. Narakubwiye ngo ntituzamuhira yanzu. Urangurananira. None reba ingaruka uko bigenze. Ubwo urumva adashaka kutwambura. Tugire tugende tumurebe atwishyura amafaranga yawe. Reka mukanyage ndamukanyaga. Reka nzi. Nzanira ikoti ndakwereka. Ndamukanda. Nyana zimbwa. Kiravuasi. Mbonye urw'imbwa yaboneye ku mugezi kabisa. Nzanira. Ndamukanda. Tugende. Ndamukanyaga. Ugiye mukanyaga we. Aramu. Umugabo usa n'ingagutumye umugabo. Nyirinzu. Nyirinzu ndamubonye. Uramubonye? Yego. Ubonye hirya kuri kakabigaranye. Kwande? Arahirya kuri kakabaye kuko ationese. Ari kuza se cyangwa aricaye? Ari kuza. Siko sari. Nako mbese. Sohoka. Bita se biti biki. Umwana avuze ko abonye Nyirinzu. Saa 9 zirageze namuhaye. Saa 9. Namuhaye saa 9 zo kuza kumuha amafaranga yiwe. Mwishyure. Kamaze kubwira sheri. Reka dukore umuti. Umuti se ukumwishyura. Tugiye gukora umuti ndakubwira ariko tugiye kwimwa. Tugiye kwimwa isazi zirageze yaje. Ahubwo kumfashe nakwereka n'umuti ngiye gukora. Oya nje wowe ngo nakwereke gusa ureke guhakana no kujya makarusa. hari ikibazo. Ngwino nkwereke ngo umuti nkwereke wowe ariko. Ngwino. Ngwino ngiye gukora umuti. Ngumufashe. Ngumufashe gukora umuti. Fashe gukora. Cyane. Ngumufashe kugira ngo zamura cyane. Ihangane shiri. Umuti ni bwoko. Ihangane urabona. Waputise mwana yanjye. Afutagwa. None se ko nta bintu uri kubisahurira hejuru y'inzu. Nakubwira we. Naragenze ndabona. Nakubwira. Ntabwo mufashe. Ufashe iki? Mufashe mwereka ko. Umenyereye gufasha.
twagiye tujya hese ndimo gukora umuti none se hejuru y'inzu hari indi nzu kadukora umuti wawita wikise ndakubwira urambwira nazi ibyo ari byo wasobanuriye nkagufasha uyu muti wo gusahura ibintu hejuru y'inzu njye naho nari nabibona humura ibi ni ikira mana yanjye akusoza waje ukamfasha wifashe kutuza ndakurira umwana ibi ngibi njye ntabwo nzabika ariko se mana yanjye ndatabunda bana mwamfashije ko ndeba nazi ibyo umugabo wanjye arimo ibi ni iki se ariko se wabwiye hejuru hari inzu reka nkora umuti niba muti witwa gwiki umuti we reka nkora umuti noneho nibikira ndabizi si byarimo ndacyari banza utuze yewe n'umuntu mukuru tuza uretse nkora umuti tuzumbwira reka nkora umuti ntabwo nkomeza kukwemerera ibi bintu ni ibiki dusobanurira tugufashe uretse mumfashe ndababwira none se bawita ndababwira tuhageze ariko tujye kugeza hese reka nze yego mana ukabona n'umurirana bujyanye ariko si ibi ni ibiki ariko se kandi kugusobanurira ntusobanurire ndiko gukora umuti uba wita ngo iki umuti ni ukwimuka ni ukwimuka nyine uremukira hejuru y'inzu turemutse buretse yewe ibi ntabwo aribyo nasezeranye nawe kamaze nkora umuti ibi ntabwo aribyo nasezeranye nawe buretse nakubwira mwana we abagore barabona nakubwira nta nubwo ndi bugufashe twasezeranye ukangufasha aha mwese arasaba tumureke mana yanjye reka ndareba amaherezo yacu umva aho umuti se urarangiye buretse nzi nanjye se ndajyayo nawurira wajyanye ibyombo ujyanye uburiri nanjye uranjyana se usange wanguye iwacu kujyana hejuru y'inzu urira ariko cyangwa wazanye mu nzu fasha uranyuriza se reka nda iyuriza wiriza ni ibyawe ihanganye reka 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 nawe reka waje kukubwira wino 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 wa mukobwa koga nako kazi umwana wanjye se nawe uramujyana ibi ni ikira aha mana yanjye ibi ni ikira iyo umugabora mana we iyo mbimenya iyo mbimenya kabisa niza kugatenge gatoya mana we mana yanjye we aha nawurira sa twajyanye n'umwana wanjye ihangane umuti wawe ugiye gukunda ihangane urira genda zamuka nta kibazo biragufasha zamuka wagiye ugomba guteka Oh, nakwibagisha.
humura akwaba eh akwaba ndaguhetse ibi ni ibiki noneho ra umva ibyo uri iwe yego ko mana yanjye ubukunguzi noneho ntabwo ngusiga ntabwo ubukunguzi koko yene se sana hehe nayihetse urayihetse yego ko mana yanjye ibi ni ibiki noneho ra jyana hese iwawe noneho ushaka kudutuza